Urukundo ijambo ryaburiwe ibisobanuro maze ubyaye ati urukundo ni impumyi bigenda gute mu mubiri no mu bwonko iyo ibinyabutabire bitera amarangamutima yo kumva ukunzwe biri kukubana byinshi. Ijambo ibikomere by'urukundo ubu mu Rwanda ryumvikana vuba kuruta ibikomere by'intambara n'izindi ngorane abantu baba baranyuzemo. Niba warashatse cyangwa ukaba utarashaka, dore siyanse yo mu rukundo. Kuryamana abantu batarashakana byaba bikozwe n'ababikuye ku mutima cyangwa bikoze bagononwa, ingingo isenya couple bikica ubukwe. Muri iki kiganiro ntabwo tugamije kwigisha abantu kurambagiza, ariko turagaruka ku ngingo ikomeye itera abantu kuzinuka urukundo nuko wakwikuramo ingorane yo kuzarukomerekeramo. Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kandi ufungure inzogera maze ukore like kuko wakunze ibyo dukora. Ujye muri comment maze uduhe ibitekerezo cyangwa tubaze ikibazo. Mu muco benshi basanze kandi babyirukiyemo, umukobwa yari uwo mu rugo akita ku isuku, gukubura, gukuka, guteka, kandi ntiyemerwaga kuva mu rugo. Ingingo yatumaga ashakana n'uwo bamuhitiyemo kuko nta buryo yari afite bwo kumenyana n'abahungu batandukanye ngo yihitiremo. Hirya yiba ariko mu muco w'Abanyarwanda abana bose bavuka ari abagabo cyangwa abagore. Ikimenyetso ni ukujya kwandikisha umwana mu irangamimerere maze bakakubaza niba ari igitsina gore cyangwa niba ari igitsina gabo. Ku rundi ruhande, dukurikije amategeko, abana bose bakurana uburenganzira bureshya. Nta mwana uvuka ari umukobwa cyangwa umuhungu dukurikije uko amategeko yacu yanditse. Tuvuka turi abagabo cyangwa turi abagore. Si mu Rwanda gusa, ahubwo amategeko hafi yose ku isi niko ateye. Ariko hirya y'amategeko hari umuco. Umwana wavukanaga igitsina gore bahitaga bamwita umukobwa. Aho ni mu muco. Ingingo yumvikanisha ko yabaga ari imari mu muryango, kandi izina rye rikumvikanisha ko ari umuntu uzava muri urwo rugo hishyuye ikiguzi cyumvikana mu izina rye, umukobwa, maze icyo kiguzi kikitwa inkwano. Umukobwa bivuze gukobwa, ijambo rikomokaho n'andi, inkwano, gukwa, gukosha, umukobwa n'ayandi. Byange bikunde umukobwa bamureraga bamwumvisha ko agomba kuva mu rugo hatanzwe ikiguzi, kandi ko umukene yazishyura icyo kiguzi, ni ukuvuga inkwano. Kugeza ubwo umukobwa nawe mu muco abyiyumvamo maze agakoresha imvugo ivuga ko kuri we guhesheshemo umuryango ari ugushyingiranwa n'umugabo uzamutangaho inkwano, kandi rimwe na rimwe abamuhitiragamo bakamushakira umugabo uvuka mu muryango ufite ubutunzi buhagije uzatanga inkwano itubutse. Umukobwa nawe akumva afite ishema ry'uko agiye gushyingiranwa n'umusore ufite ubutunzi mbere yo guterwa ishema no gushyingiranwa n'umusore ufite imico myiza. Nguko mu mico yo mu bihugu bimwe na bimwe abagabo bibanda ku cyo bamariye abagore aho kwibanda ku kubabanira neza, kubabera indahemuka, maze umugore agafatwa nk'ugenewe guhaza ibyifuzo by'abagabo gusa. Ku rundi ruhande, umuryango wabyaye umwana w'umuhungu uko akura, ababyeyi bagenda biyumvamo inshingano yo kumushakira inkwano kugira ngo azabone umugore ukwiye. Babura inkwano bakumva ko ari igisobanuro cyo guseba cyangwa kugira umuhungu w'icyomanzi utazabona umukobwa umwemera kubera ubukene bw'abavuka. Nguko kugeza ubu abakobwa ntibivugwa, ariko baracyafatwa nk'ibicuruzwa mbere yo kubafata nk'abantu bafite uburenganzira bungana n'ubw'abasaza babo. Nabo kandi bakifata nk'ibicuruzwa biri ku isoko, kandi n'ubu imvugo isa gutyo irakoreshwa umukobwa utarashaka bivuga ko akiri ku isoko. Isoko ryishakishwa. Imyumvire nk'ishingiye ku mico yagiye itandukanye umukobwa n'uburenganzira ku mutungo, ariko kandi amategeko mu bihugu byinshi arasobanutse neza. Nibyo, umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa uburenganzira bafite ku mutungo w'umuryango bavukamo burareshya, kandi uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu bavukamo burareshya. Nibashyingiranwa mu irangamimerere bakandika ko basezeranye ivangamutungo risesuye, birumvikana mu Kinyarwanda. Ariko amarangamutima umugore agira iyo umuturanyi aje gutira umweyo mu rugo atandukanye n'ayagira iyo baje gutira imodoka. Ingingo ihita yumvikanishaho umuco ukumira uburenganzira bungana ku mutungo, maze tukinjizamo ihame ry'ubutware n'uburenganzira busesuye bufitwe n'umugabo. Nk'uko nabivuze, mu Kinyarwanda umukobwa ni umukobwa. Mu yandi magambo, agomba gutangwaho ikiguzi niba wifuza kumuprofita. Umuhungu nawe akura byiyumvamo ko kugira ngo agire amahirwe yo gukundwa n'umukobwa, kugendana nawe, gusurwa nawe, kuryamana nawe, gushakana nawe, byose atangira kwibara mu kiguzi agomba gutanga. Azishyura iki? Azatanga iki kugira ngo yemerwe kandi agirirwe icyizere? Nubwo bitavugwa ariko bisesenguye neza, urukundo ku bantu badahuje igitsina, umukobwa agomba kubanza kubona inyungu zifatika, kandi n'umuryango wamubyaye ukazibara. Ku rundi ruhande, gukundwa niba bimwishyura cyangwa akabona umukene afite ubushobozi n'ubushake bwo kubyishyura, amarangamutima y'umukobwa azahaguruka maze yemere gukundwa. Mu yandi magambo, ajye mu rukundo. Ingingo yongera agaciro k'imvugo ivuga ngo agasore katirariye ntabwo karongora inkumi. Niyo mpamvu avuka imimerere iteye gutya. Umusore akeneye inshuti y'umukobwa, kandi akaza akora ntikamugurira ikibanza cyangwa inzu, kandi ntikakwishyura inkwano. Akeneye umukobwa bakundana, arabyitwara mate.
igisubizo ni ugushaka ibitekerezo bihuje n'ibyifuzo by'umukobwa yifuza ko bakundana cyangwa ko baryamana. Amatwi y'umukobwa nawe akeneye umuntu umubwira ko ari mwiza, ko akunzwe n'ibindi. Nk'uko umuhungu azatangira kubibwira umukobwa, azamubwira ko ari mwiza, ko amukunda, ko yifuza ko babana bakubakana urugo nk'umugabo n'umugore. Mu mushahara we muke utavamo inkwano n'ikibanza, ntazaburamo yo gusohokana umukobwa rimwe mu kwezi cyangwa kabiri, kumuha impano n'ibindi. Nk'uko ejo umukobwa azatangira kuvuga ko afite inshuti imwitaho, kubera ko amuhamagara kenshi amubaza uko yiriwe n'uko yaramutse, kumusohokana n'ibindi. Wibuke impamvu y'ibi byose. Umuhungu akeneye inshuti y'umukobwa ariko ntafite ikiguzi cyuzuye. Ingingo izatuma abeshya ko ashoboye kandi abizi ko ntacyo ashoboye. Uko bisanzuranaho bitewe n'uko ubucuti bumaze igihe, bazatangira kuryamana. Kuki umukobwa azabyemera? Ikiguzi akeneye yarangije kugihabwa cyangwa kugisezeranywa, kandi iminsi ishize yatumye yizera amasezerano akunda kubwirwa kenshi. Mu yandi magambo, mu rukundo akundwa bari gushora igihe, amagambo, amafaranga, impano n'ibindi nk'aho ari byo umukobwa akeneye kugira ngo afungure amarangamutima ye, kugira ngo atange ibyishimo biva mu gukunda no gukundwa. Dore igisobanuro kibi giherekeza iyi myumvire ishingiye ku muco. Umuco abareba kure bavuga ko utigeze uhuzwa n'igihe, akaba ariyo ntandaro y'isenyuka ry'ingo, ubuhemu mu rukundo no gusenyuka kwa hato na hato kw'amakupure. Ibintu bisiga ibikomere n'agahinda kenshi, kandi rimwe na rimwe abantu bakabisazana. Reka noneho tujyane kurambagiza. Dore imimerere ituma umukobwa yicira ubukwe mu tuntu tworoheje. Umuhungu yagiye gusura umukobwa cyangwa basohokanye, ariko mbere yo gusezeranaho umwe ubaherekeje undi. Mu gihe bageze ku muhanda, umuhungu abonye ko imbere haturutse abantu, maze arambuye ukuboko ashaka kugenda afatanye mu kiganza n'umukobwa bakundana. Mu bupfura bw'umukobwa n'amasonisoni, biroroshye cyane ko yasa n'uwiyatse umuhungu, ariko yakumva amukomeje akabura uko abigira, bikarangira yemeye, maze bakagenda bafatanye mu biganza. Umukobwa ashobora gusa n'uwiyaka umuhungu bidatewe n'uko amwanga, ahubwo bitewe n'amasonisoni ashingiye kuri wa muco, kandi urukundo ari rwinshi. Dore indi mimerere ya kabiri. Noneho umuhungu n'umukobwa baricaranye kubera amarangamutima ashingiye ku kuba barambagizanya. Umuhungu arambuye ukuboko maze akoza umukobwa ku mabere, ku matako, ku bibero, cyangwa ahandi umutima umwerekejeho. Biroroshye cyane ko umukobwa yahita ajugunya ukuboko k'umukunzi we maze akagusunika nk'utifuza ko amukoraho, ariko umuhungu aranze akomeza gushaka kumukoraho, maze birangira umukobwa yemeye, maze umuhungu amukoraho ashaka. Dore indi mimerere ya gatatu. Umuhungu ashobora kwereka umukobwa ko yifuza ko baryamana cyangwa akabimusaba. Byihuse cyane, umukobwa arabyamagana kandi akagaragaza ko atabishaka. Uko umuhungu akomeza kugerageza amwereka ubushake, niko umukobwa nawe akomeza guhatana yerekana ko kuri we bidakenewe, maze nyuma yo kwingingwa no guhendahendwa bakisanga baryamanye. Umuhungu acyuye ikivi cye, ariko arareba wa mukobwa mu maso akabonaho kugira ngo ashimishwe n'ibibaye, ahubwo asa n'udafite ibyishimo. Gusa nyuma baziyunga, ubuzima bw'urukundo bukomeze cyangwa buhagarare. Muri iyi mimerere yombi uko ari itatu, ukuri nuko. Mu muco wacu, si uburenganzira bw'abakobwa kugaragaza ibimenyetso by'uko bashaka gukora imibonano mpuzabitsina n'igihe bifuza kuyikorera, kandi ibimenyetso byose bibyutsa amarangamutima muri kamere yabo babyemera basa naho ari uguhendahendwa. Ingingo yongerera abahungu kubafatira ibyemezo, maze ibyo banze n'ibyo bemeye bikaba urujijo, maze abahungu bagahitamo kubafatira ibyemezo hakuyemo kubakoresha icyo bashaka. Ya mvugo igira iti, icyo umukobwa yanze aba yemeye, ikaba ukuri gutyo. Ibi byose dore impamvu bikurikirwa n'urwango, gusenyuka kwa couple cyangwa kwihakanana nk'aho batigeze bamenyana. Igihe umuhungu yakoraga ku mukobwa maze akamwiyama, ariko bikaza kurangira yemeye ko amukoraho. Igihe yifuza gusomana nawe akamwiyama, ariko bikarangira abyemeye. Igihe yakeneraga ko baryamana maze akabyemera nyuma y'imbaraga nyinshi zo kwingingwa no guhendahendwa. Dore amakuru asigara mu muhungu wemerewe ibyo byose agombye guhendahenda. Aribaza ati, ese uyu mukobwa umbwira ko nkunda akaba atishimira ko tugenda dukoranye mu biganza, aho ari fiyeri yuko ndi inshuti ye, none nakomeza kumwihambiraho nkazasanga atishimira kuryoshya ubuzima bw'urukundo imbere y'abantu? None se umukobwa yemera ko dusomana agombye kungora? None nazamugeza mu rugo akambiriza urukundo ko njye nkunda gusomana, kandi nabigira ntemugejeje mu rugo nkasanga atabikunda? Ese uyu mukobwa turyamana ngombye kumwinginga, none muri kamere yaba adashishikazwa n'imibonano mpuzabitsina, cyangwa akaba atayikunda nkazasanga ari ukujya mpora mvunika mu mutwe twaramaze gushakana? Ibi abakobwa barabirwanya, maze bagasaba abahungu gutegereza nyuma y'umunsi w'ubukwe, kandi ngo nibwo bazabikora bisanzuye. Wibuke ko inshuro imwe wemeye kubikora ariyo yatumye bashidikanya niba muri kamere yawe ubikunda cyangwa niba ubishoboye. Abahanga bati, kuki wakwijugunya muri iyo nyanja yo gushidikanywaho no kugereranywa n'abandi? Impamvu y'uko guhendahendwa kugira ngo umukobwa agaragaze ibimenyetso by'uko yishimiye ubuzima bw'urukundo ishingiye kuri wa muco. Si uburenganzira bw'umukobwa kugaragaza icyo atekereza ku rukundo, imibonano mpuzabitsina, kubyara abana n'ibindi. Leta nyinshi ku isi zagiye zizamura ijwi ry'umugore n'umukobwa mu guharanira uburenganzira bwe. Ingingo yumvikanisha ko amateka n'imyaka uko byagiye bihinduka, umugore n'umukobwa barahababariye, ariko ubu ni igihe cyo gukanguka. Kuki wakomeza gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu agombye kubigusaba akakwinginga nk'aho utazi ubwiza bwabyo?
kuki bakugenera igihe cyo kubikora nkaho utazi impamvu n'igihe ukeneye kwishimisha warangiza ukanabyemera? Ese gukorwaho cyangwa gutanga ibyishimo ni ngombwa kubanza guhabwa amasezerano nk'ikiguzi gikenewe kugira ngo wemere gukora iki cyangwa kiriya? Ese ni ngombwa ko ugukeneye muri we agomba kubanza guhiga ibinyoma n'amasezerano adashoboka nkaho kuri we gukunda no gukundwa bigurisha? None se niba ukeneye ko mukundana ahangayikishwa mbere na mbere n'ibyo azagutangaho cyangwa ibyo azaguha, uzabwirwa n'icyo ufite urukundo nyarwo ko ufite imico myiza ashobora gukerezwa no gushaka ibyo bintu mbere yo kukugera imbere? Gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka wumvise impamvu bishobora gusenya couple. Uko umukobwa abyitwaramo bishobora gutuma ashidikanywaho bitari ngombwa, kandi ushobora no kubyemera utagoye ubigusaba ukisanga uguye mu mutego wo kukugereranya n'abandi. Abajyanama mu by'imibanire rero batanga inama ikurikira: ntuzemere kuryamana n'umuhungu wumva ko uri kubaka ubucuti n'urukundo. Uzabikora ugamije ibyishimo byawe, ariko utarimo kugura tuzabana cyangwa utarimo gutanga ibyo usabwe ngo utababaza ubigusabye. Mu mico myinshi ku isi, gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka bifatwa nk'amahano, kandi mu iyobokamana kuryamana n'umuntu mutashyingiranywe bifatwa nk'icyaha. Kora subscribe kandi ufungure inzogera, ibiganiro byacu ntibizongera kugucika. Kora like kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo. Mwakoze cyane kunkurikira, naho ubutaha.